twongeye kubaha ikaze mwese inshuti za gusengerwa abadukurikiye kuri channel yacu gusengerwa mwese umugisha w'Imana ubabeho kandi mbahaye ikaze nyine muri cya kiganiro inzira y'umukiranutsi irahari. Turi kumwe na Dieudonné kandi nanjye ndizera ko mukinyibuka umbonye bwa mbere ni Harimana Werayisi. Imana ibaho umugisha. Tugarutse kuvuga ku nzira y'umukiranutsi. Imana ikurikirana umuntu igakurikirana ubuzima bwe kuzageza igihe imugejeje ku nzira. Nimba utarapfa umenye yuko Imana ikigukurikirana nubwo hari imbaraga z'abakonikoni zagukurikiranye, nubwo hari amahembe bakohereje, nubwo hari inzaratsi bakohereze, nubwo hari ibyo bavuze ku buzima bwawe, umenye ko Imana igukurikiranye bucece kuzageza igihe izagukorera surprise ikakuremera inzira abanzi bakamwarwa bagafatwa n'ikimwaro bakamwarwa. Igukurikiranye bucece. Niyo mpamvu urya uburozi ntibukwice, niyo mpamvu bararabacuragura iwawe ntupfe, niyo mpamvu bashatse kugukebanya ijosi ntiwapfa, niyo mpamvu bashatse kugukuramo umwuka ubaho. Imana ikurikiranye ubuzima bwawe bucece kugeza igihe izakugeza ku nzira yawe. Mu gihe ugihumeka, niba ufite umuntu mwicaranye, niba ufite umuntu mvandimwe, niba ufite umuntu w'inshuti yawe, umuhamagara umubwire ngo mu gihe ugihumeka ntucike intege, inzira yawe Imana yarayiteguye. Inzira yawe irahari, nubwo abantu bayisiba bagasiba iyo muri ubu buzima ukagerageza gucuruza bakabisiba, inzira yawe Imana yarayiteguye, nta muntu uzayihagarika. Shuti bene data munkurikiye, inshuti z'umusaraba, abari kure n'abari hafi, kuba uyu munsi wikoreye agahinda kandi ukakisegura, ukaba uyu munsi ugenda wivugisha, ntibivuze ko uzakomeza gutura muri uwo mubabaro. Igihe kigiye kugera Imana igusohore muri uwo mubabaro. Nimara gusoma mu mubabaro, amateka yahindure, winjire mu byishimo. Kuba uyu munsi abantu barakuvuyeho batakikuvugisha, ntibivuze ko bazakomeza kukuvaho igihe cyose. Hari igihe nanone bazatona umurongo bagaruke nk'uko bagarutse kwa Yobu. Yobu baragiye arabihorera, ntigeze bahamagara, yarabaretse. Abantu bakutaye, abantu bakuretse, ubihorere. Igihe kigiye kugira batora umurongo bagaruke ku buzima bwawe. Yobu baramutaye baragenda, Imana ntiyamuta. Kubera iki? Imana yari ifite inzira kuri Yobu. Abantu bararemaga bakabona Yobu inzira yari ntayigihari. Uyu munsi abantu bakureba bakabona nta nzira ihari, bakurebera uko aho wavukiye bakabona nta nzira uzabona, bakureba uko uhagaze n'ukuresha bakabona nta nzira ihari. Ariko mu buryo bw'umwuka Imana yateguye inzira, kandi inzira Imana yaguteguriye nta muntu uzayihagarika. Umva inshuti wo nkurikiye uri mu gihugu cyacu, unkurikiye uri ku migabane itandukanye y'isi, ahantu Imana ikugeje, naho wicaye ni inzira y'Imana. N'uyu munsi kuba ugihumeka ni inzira y'Imana. Ntukemere gukangwa n'ibigusakuriza n'ibikubuza amahoro, ndamajwi akubwira ngo iyahure cyangwa se wishingire cyangwa se wibe. Ibyo ntubyemere, utegereze ubushake bw'Imana. Nubwo ubushake bw'Imana bujya busharira, igihe kiragera Imana ikagutereka mu bisubizo. Ikiganiro ni inzira y'umukiranutsi. Inzira yawe irahari mu izina rya Yesu, nta muntu n'umwe uzayihagarika. Mbahaye ikaze kandi ntabwo ndatinda, ariko unyemerere umwanya muto tumarana. Hari ibintu biragusohokamo, hari imbaraga zirakuvamo, hari amarozi arakuvamo, hari indwara zirakuvamo, hari amajwi agusakuriza. Umuntu wese uhura n'amajwi amusakuriza, akumva amajwi amuganiriza mu ijoro, agenda ari kurya akumva amajwi amusakuriza, yandike kuri comment, atwandikire tumufashe gusenga. Izo ni imbaraga z'abademoni zishaka kugira ngo uziyahure. Ntabwo uziyahura, uzabaho mu izina rya Yesu. Umuntu wese ujya urota ari kurya inyama mbisi, akabona ari kurya inyama mbisi, uwo utwandikire, turagufasha gusenga ibyo bigeragezo n'urupfu Imana irukureho. Umuntu wese urota imbwa ziri kumwirukankaho muri uku kwezi, ukaba urota imbwa ziri kwirukankaho, izo ni imbwa zisobanura ubusambanyi n'ibindi, utwandikire dufatanye nawe gusenga Imana. mu nzira y'Imana. Imana igomba kubanza igakuraho ibikwirukankaho igatereka inzira. Ntago yatereka inzira ibikwirukankaho bigihari byaguhitana.
Imana ikuremera inzira mu izina rya Yesu. Ikiganiro n'inzira y'umukiranutsi, ubifata uko ubyumva, nufata nk'ikiganiro birakureba, nufata nk'ubuhanuzi birakureba, biterwa n'isosi watetse, biterwa n'uko uri kubyumva. Numva ari ikiganiro wicireho wigendere, ariko ikiganiro n'inzira y'umukiranutsi. Reka dusenge Imana. Data mu izina rya Yesu Kristo, uri Imana y'ububasha, uri Imana ikomeye, uri Imana ifite imbaraga, uri Imana ifite ubutware. Kuri uyu mugoroba, kuri aya masaha, hari ibintu ugiye kubika, hari ibintu ugiye gutesha agaciro mu buzima bw'abantu, hari ibintu ugiye gusenya, hari zahiri ugiye gusenya, hari inzira z'abantu ugiye gusibura abarozi bari barasibye. Ushimwe kuko uri Imana ifite imbaraga. Ndasengera umuntu wese udukurikiye kugira ngo imbaraga zawe zimubeho, umwuka wera amubeho cyane, umuremere ibyishimo kandi umuhe kwizera kudasanzwe, kuko nahari nta ruhare abigizemo. Ni amaboko yawe n'imbaraga zawe zahabaye kugira ngo uyu munsi tube tugihumeka. Naha nicaye ni imbaraga zawe. Kubw'imigambi y'abapfumu n'abanzi n'abakonikoni nakobye kuba narapfuye, ariko kubw'inzira yawe n'ubugingo uzaduha turiho turahumeka. Mwana, nsenge umuntu wese ugihumeka kubera imbaraga zawe, umuntu wese udukurikiye n'uzumvira ijambo ahindurwa amateka kandi umuhe kwize kudasanzwe mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Imana ibahe umugisha. Reka ntangire nsoma ijambo ry'Imana, ubundi hanyuma twikomereze muri iki kiganiro. Inzira y'umukiranutsi irahari. Mu gitabo cy'imigani ibice 21 ku murongo wa 30, ntabwo ndarenga aho ngaho, ahubwo nashaka kubwira ko icyo Imana yavuze nta muntu uzagikuraho. Akoresha ubwenge, akoresha iki, ntago azagikuraho. Hari ijambo rivuga ngo nta bwenge cyangwa ubuhanga cyangwa inama byabasha kurwanya Uwiteka. Ndasubiramo. Nta bwenge cyangwa ubuhanga cyangwa inama byabasha kurwanya Uwiteka. Mwakene ijambo ry'Imana. Umuntu wavuganye n'Imana, umuntu uriho umugambi w'Imana, umuntu Imana yamaze gushira muri dosiye kizamugirira neza, umuntu Imana yamaze gushiraho igategura dosiye kizagutereka mu nzira. N'amarembo y'ikuzimu yazikuka. Nta muntu n'umwe warwanya icyo Imana yagambire ku buzima bwawe. Inzira yawe ntawe uzayinyuramo, nta mugome uzayinyuramo. Imana izagutereka mu nzira. Iyo nituvuga inzira wumva igisubizo papa wataguhaye, mama wataguhaye, n'ubwenge bwawe butaguhaye. Nituvuga inzira wumva igisubizo, lela enekosi, wumva igisubizo gitungura abantu, kigatungura n'isi, kigatungura n'abanzi bawe, inshuti zawe zikazamuka mu mashimwe. Ubundi Imana yiteretse umuntu mu nzira, hari abishima bagafatanya nayo kwishima bitewe n'ukuntu baziranye, n'ukuntu basenganye, n'ukuntu bari babanye. Hari n'abandi bahekenya amenyo kubera yuko bari bavuze ko utazigera ugera aho ngaho. Hari n'abandi bahita baguha inzira, hari n'abandi bibwarura bati natwe twaragusengeye. Icyo nkundira Imana, ntidutabara abanzi bacu bapfuye, idutabara benshi bagihari kugira ngo amenye ko ari Imana ibikoze. Imana ikunda gutabara ibihiga umuntu bitapfuye. Reka mbwira umuntu wese ushaka Imana izamutabara ibimuhiga byapfuye, iryo shimwe ntiryaryoha. Ishimwe ry'Imana ku buzima bwawe rizaryoha uwakutwaye imyenda, wakugiye kuzingisha akazinga, abonye wambaye agatimba, wamutumiye yabutaye. Ni ngaho ishimwe riryoha. Ishimwe ry'Imana riryoha uwavuze ko intebe wicaye utazayihagurukaho, abonye Imana iguhagurutse iguteretse mu yindi. Umva, inzira yawe irahari. Umugambi w'Imana urahari, umugambi w'Imana nawe wawuhagarika. Umugambi w'Imana uzasohora. Umugambi w'Imana
urahari mama, umugambi w'Imana urahari papa, umugambi w'Imana urahari mushiki wanjye, umugambi w'Imana uzasohora. Nubwo ubona bikomeye nshuti yanjye, nubwo ubona ufite agahinda mwene data, umugambi w'Imana uzasohora. Belasha Korea, umugambi w'Imana urahari papa, umugambi w'Imana urahari mama, umugambi w'Imana urahari. Humura kandi humura uzasohora, kandi humura uzasohora. Umugambi w'Imana uri ku bana bawe, umugambi w'Imana uri mu rugo rwawe, umugambi w'Imana uri mu murimo ukora, umugambi w'Imana urakomeje kuri wowe. Erashakori y'amano, umugambi w'Imana nawe wawuhagarika, umugambi w'Imana ntawawitambika, umugambi w'Imana ntawawuzitira ntibikunda, umugambi w'Imana, umugambi w'Imana ntawawitambika, umugambi w'Imana ntawawuhagarika, umugambi w'Imana ntawawuzitira, umugambi w'Imana urasohoye, uzasohora. Umugambi w'Imana uri ku buzima bwawe. Haleluya! Umugambi w'Imana rera erekosi kadreva. Naho nasenga, umugambi w'Imana, inzira y'umukiranutsi irahari. Bibiliya iravuze ngo nta bwenge cyangwa ubuhanga cyangwa inama byabasha kurwanya Uwiteka. Abakurwanya si uko badafite ubwenge, bafite ubwenge, bafite n'amafaranga, bafite n'ubushobozi, bazi n'abapfumu benshi, bazi naho bajya gushaka imiti kazi, bazi naho bajya gushaka amahembe, ariko ntago bazagushobora kuko uri kumwe n'Imana. Icyo kimenye ucyakire. Abakurwanya si uko batazi gukora inama, barazikora, n'abahanga bazi kuzikora, barazikora bakarara bazikora, ariko ntabwo bazakuraho umugambi w'Imana. Nta bwenge cyangwa ubuhanga byabasha kurwanya Uwiteka. Bazakoresha ubuhanga. Abakurwanya ntabwo ari injiji, n'abahanga, bafite ubuhanga, bafite tekinoloji, bafite ubuhanga bushoboye, barize, bazi gushakisha, yewe n'igicucu bakiroga. Ariko mva nkubwire, hejuru y'ubuhanga hariho Imana y'umuhanga, hejuru y'ubuhanga hariho Imana y'abaremye. Umuntu yaremwe nande? Umuntu yaremwe n'Imana. Hanyuma n'Imana ivuye ntabwo nta bwenge cyangwa ubuhanga cyangwa inama byabasha kurwanya Uwiteka. Uwiteka abahe aba muri twebwe. Inzira irabonetse, inzira irabonetse. Hari igihuru cyari kiri imbere yawe, hari ishyamba ry'inzitane ryari riri imbere yawe, wareba ukabona uri mu ishyamba ntubone inzira. Inzira irabonetse. Elita kosika tre, inzira irabonetse. Hari impamvu nyinshi zari ziri imbere yawe, hari impamvu nyinshi, hari inzitwazo nyinshi zari ziri imbere yawe, ariko inzira irabonetse. Subirana amahoro, subirana umugisha, subirana ubuzima. Inzira irabonetse.
kamabwire umuntu usenga uyu munsi wamubona yambaye rugabire, ejo ukamubona ari umuntu udasanzwe kubera ko avugana n'Imana. Umuntu usenga uyu munsi wamubona yikoreye amaboko, ejo ukazamubona ari gushima. Umuntu usenga uyu munsi wamubona nta muntu n'umwe umuvugisha, ejo ukazamubona amateka arahindutse. Bakundwa bene data munkurikiye muri ku migabane itandukanye y'isi, hari ibintu Uwiteka ahambaye ku buzima bwawe, wowe nkurikiye wizeye. Satani ajyaza agahagarara mu nzira y'umukiranutsi, Satani ajyaza agahagarara imbere yacu akatwereka ishyamba ry'ibibazo, akatwereka ishyamba ry'ibigeragezo, umuntu yatekereza inzira ntayibone. Ariko dusomye ijambo rivuga ngo nta bwenge cyangwa ubuhanga cyangwa inama byabasha kurwanya Uwiteka. Nubwo Satani ubona yahagaze imbere yawe, ntibizabuza Imana gukora igiye gukora, kuko nta wayibuza gukora. Rero nta muntu wayibuza gukora. Imana ni Imana ititambira. Imana ntawe uzayikuregaho, Imana ntawe uzayiguteranyaho, Imana ntawe uzayishira amatiku, Imana ntawe uzayigucobekerezaho, Imana ntawe uzayisanga muri salo aho yicaye ngayibwe ngo kanaka sinshaka kasubizwa. Iteretse w'inzira nta muntu n'umwe uzana udutiku, igutunganyiriza ameza mu maso y'abanzi. Abakuvuze bose bakamanika amaboko, abandi bakimyoza, abandi bakayura, abantu bagasiga ngo ni Imana ibikoze. Abo mwasenganye bakuzura umwuka wera, abo mwakorera Imana bakavuga ngo ni Imana ibikoze. Ingumba mwasenganye ngo naheka, abo mwasenganye nabuze akaza bati ni ukuri yavuganye nawe. Ni Imana igutabara mu maso y'abatanze ibitambo. Turashimira Imana itubesheje hatari uko Satani dufitiye impuhwe, ahubwo itubesheje kuko ari Imana ivuga ngo nta bwenge cyangwa ubuhanga cyangwa inama byabasha kurwanya Uwiteka. Leko intambara duhura nazo ntabwo ari twe tuzirwana, ni Uwiteka uzirwana. Iyaba ari amaboko yacu azirwana tuba twarapfuye twarashize. Ariko intambara uhura nayo mama, intambara uhura nayo papa, intambara uhura nayo wa musore we, si wowe uyirwana, ni Kristo uri muri wowe ukurwanira. Papa, intamba bashumba mu nkurikiye, bakozi b'Imana batambye mu nkurikiye, yewe muntu nkurikiye, intambara uhura nayo ntabwo ari uyirwana, ni Kristo uri muri wowe, ni umwami waguhamagaye uri muri wowe, ni umunyembaraga uri muri waguhamagaye. Ni ukurwana, uvuze ngo nta bwenge cyangwa ubuhanga cyangwa inama byabasha kurwanya Uwiteka. Haleluya, haleluya, haleluya. Ndafashijwe mwami Yesu. Umva nkubwi, intambara urwana yaba ari uyirwana uba warayitsinzwe. Ariko intambara urwana uko Kristo akurwanirira, agutije imbaraga, agutije amaboko, agutije kwizera, kugeza igihe akugereje mu nzira. Iyo itarazi Imana yacu idutiza amaboko, ikadutiza imbaraga, ikadutiza kwizera. Hura na Yesu. Lekos enebondere pai. Hura na Yesu, hura na Yesu nshuti y'Imana, hura na Yesu arabihindura bisha. Iyo uwahuye na Yesu ubuzima burahinduka, uwahuye na Yesu arongera akabaho. Yewe muntu w'Imana, hura na Yesu. Yewe muntu w'Imana, hura na Yesu. Umubyeyi wahuye na Yesu amateka arahinduka. Uwari ingumba ubwo akabyara, abari baramuvuze bagahindura amagambo. Yewe muntu w'Imana, hura na Yesu. Umugabo wahuye na Yesu amateka arahinduka, abari bamuteza agahinda bakabona arimo ari gushima. Yewe muntu w'Imana,
hura na Yesu. Yewe muntu w'Imana we, hura na Yesu. Umukobwa wahuye na Yesu aratamarwa bakabibona, abari baramujugunye bagahita bamugarukira, bakamwambarira iyo bakamufasha no gushima. Yewe mukobwa wa Yesu we, hura na Yesu. Yewe muntu w'Imana, hura na Yesu. Yewe mukozi w'Imana, hura na Yesu. Yewe munyamasengesho, hura na Yesu. Yewe torero ry'Imana, muhure na Yesu. Yemwe bakozi b'Imana, muhure na Yesu. Yemwe baririmbyi muririmbira Imana, muhure na Yesu. Yemwe nshuti z'umusaraba, muhure na Yesu. Bayamezi Yesu, muhure nawe. Uhure nawe aje kuguhoza amarira, uhure nawe. Uhure nawe agukijije amakuba, uhure nawe. Oreyasha. Yewe muntu w'Imana, uhure na Yesu. Yewe pfubyi ubabaye, uhure na Yesu. Ngumba we utabyara, uhure na Yesu. Wowe urugo rwawe rwasenyutse, uhure na Yesu. Amateka yawe ahinduke, uhure na Yesu. Wowe amadeni amereye nabi, uhure na Yesu. Agasuzuguro kaveho, yewe uhure na Yesu. Wowe birukanye ku kazi, uhure na Yesu. Agasuzuguro kakuveho, uhure na Yesu. Yewe nshuti y'Imana, uhure na Yesu. Yewe wowe wapfakaye, uhure na Yesu. Amateka yawe ahinduke, uhure na Yesu. Yesu aguhoza amarira, uhure na Yesu. Wowe ubukwe bwacanze, yewe uhure na Yesu. Ikimwaro kikuve uyu mwanya, uhure na Yesu. Iyi ni indirimbo y'ubuhanuzi, uhure na Yesu. Amateka yawe ahinduke, uhure na Yesu. Yemwe bakozi b'Imana, muhure na Yesu. Abakorera Imana mwibanga, muhure na Yesu. Banyamasengesho, yemwe muhure na Yesu. Yemwe ababa ku karago, namwe muhure na Arabori ya Sharabo. Yemwe nshuti z'Imana, muhure na Yesu. Amateka yanyu ahinduke, muhure na Yesu. Elila la zamo enekosi kadre foria bandre pai. Uwiteka aguhuze n'inzira yawe. Hura na Yesu, umwami Yesu akuzaniye inzira. Wategereje umushitsi w'umugisha, hura na Yesu, muhurire mu nzira akuzaniye inzira. Hura na Yesu wakubambiwe, hura na Yesu wagupfiriye, hura na Yesu wagukubitiwe, hura na Yesu washinyaguwe kubwawe, hura na Yesu watutswe ibitutsi byinshi kubwawe, hura na Yesu wamenya amaraso. Rero hura na Yesu. Nuhura na Yesu, ubuzima burahinduka. Nuhura na Yesu, urakira ibikomere. Nuhura na Yesu, urakira ikimwaro. Nuhura na Yesu, urabona inzira. Yewe nshuti y'Imana, hura na Yesu.
wahuye n'abantu ntibagira icyo bakumarira, wahuye n'abakomeye na cyo, ariko hura na Yesu. Yesu mu kibazo cyawe nimuhure, aje kureba ikibazo cyawe, aje kugikemura. Ntabwo kandi Yesu aza nk'abantu hari abaza bakakurebera, ariko Yesu yaje aza yitwaje igisubizo. Ni igisubizo cy'ubuzima bwa buri muntu wese. Ndagusenge ngo uhure na Yesu nshuti yanjye. Haleluya, muri iki kiganiro inzira y'umukiranutsi turimo, hura na Yesu witeka kuremeye inzira, hura na Yesu agukije ibikomere, hura na Yesu akweretse icyerekezo. Aho uri muri icyo gihugu uri kubura inzira, urabona nta nzira ihari, urumva byagucanze, urumva nta cyerekezo, hura na Yesu azanye inzira. Iyo Satani yaguhisha inzira ugira ngo nta nzira zihari, Uwiteka afite inzira yamwe. Iyi ndirimbo numva nayigarukaho, nta minota afite. Imana izanye inzira, ngo abana bazambara ubusa, ngo abana baziga gute. Yesu azanye inzira, azana inzira abana bakiga. Ufite ubwoba, urakora imibare ukona n'ibihekane, wumva hura na Yesu. Yesu ahagurutsa amaboko utamenya, Yesu afite abakozi utamenya, Yesu afite ubushobozi utamenya. Icyo Yesu akora ibintu bitanu ku muntu agiye guhindura amateka. Icya kabiri, icya mbere amuha ubwenge. Reka mbivuge bitanu ubundi senge. Icya mbere aguha ubwenge mutari ubwo mu ishuri, araza agashyikira ubwo ufite wavanye mu bumenyi avanye mu ishuri, akaguha ubwenge. Icya kabiri aguha igikundiro, rera erepa. Iyo agiye iyo muhuye aguha ubwenge. Kabiri aguha igikundiro. Gatatu aguhagurukiriza abantu b'umumaro, akirukana inyatsi mu buzima bwawe. Iyo Yesu aze, icya gatatu kandi muzi icyo bisobanura imvugo y'Imana, aguhagurukiriza abantu b'umumaro. Yesu ntabwo uzamuboneruka muri kaburimbo, nta nubwo uzamubona agenda n'amaguru muri sari wawe. Azaguhagurukiriza abantu b'umumaro, inyatsi azirukane, ujye uvuga ngo nahuye na Yesu. Ntabwo Yesu uzigera umuha n'amaso, ahubwo Yesu tumubonera mu byo aremye. Aguhagurukiza abantu b'umumaro, ukicara mu kazi. Icya kane, rera shakotre mandurepa, aguha igikundiro. Umuntu wese akagukunda. Uzi icyangiro ufite, wacumbye umwotsi kubera icyangiro bagushizeho, ariko mbonye marayika y'Imana agukarabya, agukuyeho iki cyangiro ufite. Umuntu ajyaho icyangiro, aho abantu bakakumusuhuza, umuntu ahura n'icyangiro, abantu bakamuvuga nabi, umuntu ahura n'icyangiro, wajya mu kazi utewamara mu kwezi akakwirukana. Yesu iyo mwahuye aguha igikundiro, akirukana icyangiro. Iyo guhagurukiza abantu b'umumaro, akaguha igikundiro, amateka arahinduka. Icya gatanu aguha umugisha utarangira. Hari umugisha umuntu abona ukarangira saa 4, ukabona mu gitondo saa 4 ukabura rangiye. Umugisha wa 5 ukagura akawunga, amakara y'igihumbi, inyanya za senkani, ubunyobwa bw'ijana, ukagura utuntu. Uwo ntago ari umugisha, ni Imana, ukabura karangiye. Iyo Uwiteka mwahuye, icya gatanu gukorera, aguha umugisha utarangira. Basiba agasoko agafukura kandi. Reka mbwira umuntu wese nkurikiye, Yesu amuzaniye inzira, aje kuguhuza n'igitangara, aje kuguhuza n'inzira yawe, kandi arakoresha abantu, ntago akoresha ibiti. Elira la rekosikadre. Uhuye na Yesu, mbonye amaboko yaragufatiriye akurekuye. Uzika amaboko y'abademoni afatira umuntu akajya abona igisubizo ari uko ariyahura. Umuntu wese wagambire kwiyahura yandike muri comment avange Imana imbabare kwiyahura, ndizira ko ngiye guhura na Yesu. Umuntu wari wabuze inzira yandike muri comment avuga ngo ndashimira Imana ko Imana inyetse inzira. Yesu afite inzira. Enepo ibi bintu bitanu nidakora ku muntu, ubundi hasigaye amateka gahinduka. Icya gatanu cya nyuma, aguha imbaraga ziguhesha kwirinda icyaha, kugira ngo utazatokoza ibyo ahaguteretse. Hasigaye ubundi ugasigara umunyenga wa Yesu. Hura na Yesu. Ikiganiro ni inzira mu cyane. Ndagira ngo dupfukame dusenge, ndagira ngo dupfukame ahantu uri dusengere. Ntabwo narenze ibi ngibi rwose. Ndagira ngo dupfukame ahantu uri ngusengere. Shuti yanjye, kuvuga menshi siko kuyameza. Ibi Uwiteka mpaye ntabwo shaka kubirenzaho. Iyo ashatse ndatinda, ariko ibi nibyo Uwiteka arampaye. Indirimbo, ijambo ry'Imana, imisaje iranga ntacyo zirakumara mu izina rye. Pfukama ahantu uri uvuga umwami, ndashaka guhura nawe, ndashaka kubona
inzira. Menye neza ko nta bwenge nta n'ubuhanga byabasha kurwanya umugisha wanjye. Ekosi kadrere, nimba utarukijijwe ndasaba Imana ikubabarire. Nimba ari ubwa mbere mu ijambo ry'Imana, Imana ikubabarire iguha imbaraga z'umutima zo gukizwa. Nimba ukeneye kurera kudukurikira, tuzakomeza tubane, ndetse mu minsi iri imbere uzatwandikira, tuzagwanda link ya Zoom uze dukurikiraho. Ntukemere ko Satani agusuzugura, ntukemere ko Satani aguheza ugasuzugura ku gatebe k'agasongero kandi kagasuzuguro kandi ngo uhenengere. Ntukemere ko Satani agusuzugura ngakwicaza kuri ka gatebe tasonga bugari kandi kandi ukicaraho ujye umva arabaye ingwingi. Oya, Satani umusezerere kuko ugiye guhura na Yesu. Data, mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti, uri Imana y'ububasha, uri Imana ikomeye, uri Imana ifite imbaraga, uri Imana ifite ubutware, uri Imana ifite ubushobozi bwose. Ngushimiye abantu uhaye agakiza, ngushimiye n'abantu ubohoye, ishyamba ryari riri imbere zabo urikuyeho. Ngushimiye abantu ukuyeho agasuzuguro, ngushimiye abantu uzaniye inzira, ngushimiye abantu uhaye amahoro umutima, ngushimiye abantu ucira inzira zo kugira ngo babivuze bakire, ngushimiye abantu ucira inzira zo kugira ngo babone akazi, gushima abantu haye umunezero wawe bawubuze. Lekosika enemoy, abari bafite amajwi abihebesheje, ngushime ko aya majwi uyacecekesheje, kuko igitangaza wakoze nuko amanuye amatangazo y'urupfu uyu munsi bakaba bagihumeka. Nubwo bari mu mazi abira ariko baracyahumeka. Ntabwo ari kubw'impuhwe Satani yabagiriye, ahubwo ni kubw'amasezerano ugiye kuzasohoka ku buzima bwabo. Uyu munsi nubwo babaye ariko hari amasezerano ubafite kandi bagomba kwinjiramo. Ndasenge muri muntu wese ibiziriko by'abadayimoni byari biri imbere bicike. Umwaku, karande, amarozi, amashari, akagambane, inyatsi, ibimwiyoberanyaho, ibimubuza amahoro, ibimubuza gusinzira, ibimuca intege, mu izina rya Yesu izo mbaga turazirukanye muri iki gihugu ndetse ni East Africa ndetse n'abadukurikiye bari hanze y'iki gihugu. Amahoro ya Kristo nababeho. Abari barwaye indwara z'imitima zikire, kuko uri Imana ikiza. Urakiza, yari abazimu urabirukana, yari indwara ivura abaganga na uca inzira abaganga nabo bakayivura. Turirukana indwara z'ibyorezo, turukana impanuka, turukana amashari, turukana akagambane. Abafite imanza uziburane, alobefa, abakeneye kubyara ubahura ubyaro, abari barazinzwe ubazingure kubw'inzira yawe, bagira agaciro, bashingirwe, batungure imbaraga zose, batungura abarozi mu izina rya Yesu Kristo. Ndasenya umuntu wese dukurikiye, umuyobozi, umuyoborwa, umukozi w'Imana, umushumba, umuntu wese dukurikiye mu rwego arimo, umurindira ubuzima. Ubuzima burahenze kurusha ibindi byose muri iyi si. Ndasenya umuntu wese dukurikiye ngo umurindire ubuzima, ukureho ibimwubikiriye, ibyo atazi bimwubikiriye, amagisa amwubikiriye, amarozi amwubikiriye, akagambane kamwubikiriye, ibyo atazi bimwubikiriye shaka kwiba ubuzima bwe. Turabyirukanye, umurindira umutekano. Urakoze ngambe kubikoze mu izina rya Kristo wa Nazareti, amen. Imana ibaho umugisha. Ndakunda gushishikariza gukomeza gukurikira ibiganiro byacu, gukurikira gusengerwa yicano yacu, kandi ndagushishikariza gukomeza kwitera inkunga mu buryo bw'isengesho, ndetse na kuma comment meza mwandika, ndetse n'abakora subscribe ari ubwa mbere mu yicano yacu. Namwe Imana ibaho umugisha. Turifuza ko byibuze tuagera nk'ibihumbi 200 dukurikira, kandi Yesu arabishoboye. Iyi si tuye no mu bantu benshi, Imana ifashe mu bantu batuye muri isi igafata nk'ibihumbi 200 ikabiteka kuri gusenga, ntacyo byabitwaye. Twashima Imana ku buryo najya nicaraho mbese nkumva muri kuzuzwa mu buryo bw'umwuka, tugakurana mu buryo bw'umwuka. Ndifuza ko byibuze 200 twabona mu gihe gitoya, kandi kugira ngo tugere 200 nuko ufata link ukayisharinga inshuti yawe, ukamuga ati iyi channel wayikurikira, hari icyo Imana yagukorera kuri channel. Nimba ibyo dukora n'ibyo dukora bigushimishije, nimba ibyo dukora iby'umwuka Imana dukoresha ko twe twikoresha n'Imana dukoresha, nimba bikubaka ubisangize abandi, ndabikwemereye. Hari abantu bajya gase ibigisho twasangiza abandi rwose. Ibyo dukora nimba nawe bikubaka umutima wawe, ntubyihererane, ubisangiza abandi, kandi babwire bakore subscribe. Mwese Imana ibamugisha, kandi ukeneye n'inyunganizi ku byo dukora, watwandikira nabyo, ukatwandikira mu gikari kuri channel yacu, watwandikira kuri telefone yacu, ibiriho murayibona, umutekinisiye yishyiraho, nabikora neza rwose. Rero Imana ibamugisha, ijambo ry'Imana akagaruka.